Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Bagarutse rero muri iya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina atandukanye, by'umwihariko ay'abakunzi bacu muba mwatwandikiye muri comment bifuza ko twabaha ubusobanuro bwayo. Uyu munsi rero tugiye kuba twaguha ubusobanuro bw'izina Sage, witwa cyangwa se watwandikiye muri comment ubusobanuro bw'izina Sage. Tega amatwi wumve uko bisobanura. Tuboneyeho rero guha ikaze wowe kigera hano aribwo bwa mbere tukubwira ngo kanda subscribe kandi no kukazagera kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina atandukanye tukugezaho hano kuri Fab TV umunsi ku munsi. Ntibibagirwe rero kugenda utanditse muri comment, tubwire uburyo ubyifuza n'izina wifuza ko twazagaruka tuguha ubusobanuro bwaryo. Reka twihute rero tuguha ubusobanuro bw'izina Sage. Izina Sage rero dufite inkomoko mu cyongereza risobanura umuntu w'umunyabwenge, utekereza neza kandi uhorana inama zifite ireme. Ikoreshwa cyane rero mu bihugu bitandukanye nk'izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa. Dore ubusobanuro bwaryo mu buryo bwagutse mu bijyanye n'imico n'imyitwarire. Ni umuntu rero ukunda gutekereza cyane mbere yo gufata icyemezo, afite ubwitonzi, akunda ibintu bituje kandi bihamye, akunda rero kugira inama cyangwa se kugira inama abandi, bigatuma rero abantu bamufata nk'uwujuje ubwenge. Nibyo, akunda kwiga no kongera ubumenyi kuko yifuza gusobanukirwa byinshi. Bijyanye n'ibyo akunda rero, akunda ibikorwa byo kwiga, gusoma, gutekereza ku buzima. Ikindi, agakunda umutekano n'ituze mu mibanire, kugira inshuti nke ariko z'ukuri, gufasha abandi mu buryo bwo guha inama cyangwa se kubaha icyerekezo cyangwa se kubaha icyerekezo. Bijyanye n'ibyo yanga, witwa Sage yanga rero abantu badatekereza neza cyangwa se bihutira gufata ibyemezo bidafite ishingiro. Ikindi cya kabiri rero, mu byo yanga impaka zidafite umumaro cyangwa se imvugo zisesereza. Ikindi cya gatatu, ubwirasi n'abantu bigira benshi kandi batita ku bandi. Mu bijyanye n'inzozi z'uwitwa iri zina Sage, akunda kugira inzozi zo kuba umuntu wubahwa kubera ubwenge, ubushishozi, kugira rero uruhare mu guhindura ubuzima bw'abandi binyuze mu bwenge n'inama. Ikindi cya nyuma twakubwira, akunda kugira inzozi zo kubaka ejo hazaza heza, hereye rero ku mahoro no cyangwa se ku bwumvikane. Ubwo rero yari ubusobanuro bw'izina Sage. Wowe witwa Sage, twandikire muri comment utubwire uburyo wabyumvishe. Nyamuna urashobora gukanda like niba wumvishe bikunogeye cyangwa se bihuye nuko umeze cyangwa se bimeze. Utarakande subscribe nawe ayikande, tujye tubana hano kuri Fab TV. Ndabakunda cyane, ukomeze kugira amahoro y'Imana. Ciao.